Alright, reka dukomeze twizere ko nyabuneka mukomeza kugenda mumererwa neza mwe mwese turi kugenda tubana aha ngaha kuri Gicumbi News Online TV, twizera ko gahunda zikomeza kugenda ziba uburyohe, wa mbere ukomeza rwose kugenda ubaryohera aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye, yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Niyo nizera Mustafa Emmanuel nkwaye ikaze mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru aha ngaha kugira ngo dukomeze kugenda twibanira rwose, aho tugiye kweza mu karere ka Rusizi. General Major Nkubito yihanangirije abashinze akabari k'abahutu. Iyi nkuru tugiye kuyinjiramo rero mu karere ka Rusizi. Iyi nkuru noneho turayivuga ngo ikibanyarwanda. Aha ni danje. Yiba mwibutsa ko dukomeza kugenda tubana namwe ho muri region hatandukanye, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Bizimana Diza, umuyobozi w'Igicumbi News Group Media Limited, yakubwira ati imeze neza cyane. Mustafa Emmanuel, nanjye mvuga nti ibintu bimeze gutya, amakuru ameze gutya. Ngenda ndeba n'uburyo abanyamakuru bagenzi bacu babagenda bakora hirya no hino, bose ndanabasuhuje, yaba Maniriwe Emmanuel, Valens Nsengimana. Twizera ko bakomeza kugenda bagubwa neza cyane. Hanyuma umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, General Major Nkubito Eugene, yasabye abarangije ibihano bari barakatiwe n'inkiko kubera uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine, bafungurwa bagasubira mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'amacakubiri, ko bitaba ari byo by'umwihariko abashinze akabari k'abahutu, uko bagomba kwitandukanya n'iyo ngengabitekerezo rero, cyangwa se n'iyo mitekerereze, bagafatanya n'abandi mu kubaka igihugu. Yabitangarije mu kiganiro yahaye abaturage rero bo mu mirenge 11 muri 18 igize akarere ka Rusizi, nyine hagamijwe gutanga kiriya kiganiro nyine kuri bariya abantu bahamijwe n'inkiko uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagafungwa, ubu bakaba nyine barangije ibihano byabo bagafungurwa. Ni ikiganiro cyabereye kuri stade y'akarere ka Rusizi kuwa 22 Mutarama 2025, nyuma yaho muri iyi ntara by'umwihariko mu turere twa Karongi, Rusizi, hakomeje kugaragara ibikorwa by'ingengabitekerezo ndetse no guhohotera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bigizwemo uruhare n'abahaniwe ibyaha bya Jenoside bakarangiza ibihano byabo. Kumva. Hanyuma General Major Nkubito yakomeje avuga ko nyine ku byabereye mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi, avuga ku mugabo witwa Augustin Niyongamije wacuze umugambi wo kwica umugore we witwa Mukakanyamibwa Beatrice, ndetse ya mugambi awushyira no mu bikorwa. Nkubito nyine avuze ko nyine kuri ubu ngubu niyo muragije yari afunzwe. Mukakanyamibwa Beatrice arokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yabaga neza abana n'umugore we muri rusange, ku buryo nyine yamuturije amasambu ndetse yewe akayamuhingamo ibitunga umuryango. Uyu mugabo akiva muri gereza nyine acuza umugambi wo kwivugana Mukakanyamibwa Beatrice, muri rusange kugira ngo basigarane imitungo ye yose, akaba icyo wagenda umenya. General Major Nkubito yanavuze ko kandi ko byabereye mu murenge witwa Nyakarenzo tariki ya 9 Mutarama 2025, aho umusaza witwa Nsabimana Berekimas yishwe nabo yatanzeho amakuru ku ruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagafungwa, bakaba bari barangije ibihano byabo nyine bagafungurwa muri rusange. Umuyobozi yavuze ko kandi abagize uruhare muri Jenoside bagafungwa
gufungwa bakabaye bashimira leta imbabazi iba yabahaye kuko nyine niyo bishaka bari kuba nyine babarasa muri rusange aricyo wagenda umenyereka nkotinge ibyo yatangaza ati tumaze imyaka 30 duhagaritse jenoside tuyihagarika twaravuze ngo tugomba kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ni afande agendaga bitangaza iyo ni imigambi iyo ni ingamba yafashwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nibwira ko no muri gereza rero byaba byarageraho muri rusange ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hanyuma wasohoka ugashyiraho ndetse akabari k'abahutu ati koko muri iki gihugu nibyo afande agendaga yibaza avuga ati agamije ko rero muri ako kabari nta kindi baganiraho kitari ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'amacakubiri yewe n'ingengabitekerezo byo kurwanya leta. General Major Nkubito kandi yaburiye abafunguwe batekereza kongera kwica bibwira ko bakongera gufungwa ngo kuko nyine uburiri bwabo babusize bahaza babusize avuga ko nyine abasaba ndetse kureka iyo miterere bakajyana n'abandi mu murongo w'igihugu w'ubumwe bw'abanyarwanda kari byo wagenda umenya. Hanyuma imibare ya Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko abafungiye ibyaha bya jenoside barimo abagenda rero barangiza ibihano byabo muri iyi minsi barega 21,000 biganjemo nyine bataremeye icyaha bagatigwa imyaka iri hagati ya 20, 25 na 30 cyangwa se bagafungwa ubuzima bwabo bwose akaba ariko bimeze muri rusange. Gusa ni kubona mu karere ka Rusizi nyine muri stade nk'abarangije ibihano bakatiwe kubera uruhare bageze muri jenoside yakorewe abatutsi ari abati Rusizi basabwe kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside rwose ndimo ngenda mbona uburyo byari bimeze ndetse na General Major Nkubito wabihanangirije avuga ati nyamuneka akabari k'abahutu mu karere ka Rusizi ibyo bintu turasaba ewana ko mwakwitandukanya nabyo uri kumva akaba ari uko bimeze rero kabisa hariya mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Akaba ari nahangansoreje njyewe ikiganiro Gicumbi cy'amakuru mbashimire cyane nshimire cyane we twabanye uyu munsi nshimire Bizimana dizamfashije kugira ngo mutwumve ndetse munadukurikirane nkubwire nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel reka nkubwire nyinge tuzasubira ku munsi w'ejo ariko ku masaha y'igicamunsi muraza gukurikirana ikiganiro cyitwa Igicumbi Sports akaruko kuko bimeze rero muri rusange. Hanyuma Imana ibarinde turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima Nyagasani Yezu akomeze abane namwe abaturindire kandi burya yo tubana namwe ibi nabari byiza cyane. Bagenzi banjye ni mu Emmanuel Imana iriho Variste Nsengimana nawe muraza kugenda mubana mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru nyibonye Igicumbi cy'amakuru nzagaruka ku munsi